we jewe baravuga none ndumva ugikomeje ahubwo kugira ngo unabyemere neza uyu munsi ngomba kuguca kwibi bintu ibintu byo kujya guhaha ku isoko buri munsi komane we uramenye wowe zabijya guhaha naso uramenye naso ufite uramenye ndakuyisama family dukurikire kora share like link na subscribe bra uyu ni wabara yavuga uramusanze bane amusanze umugore nanjye nkaba umugabo kabisa ariko abagabo ikigiye mwabaye muti umva ko barayavuga noneho nigeje muri quartier uyu niwe mugore umva nanjye ngiye kukurambagiza ukatankata wandaya yewe uretse kugenda mbanze nkutera imitoma nkutomagize ariko ubundi mwigize mute ufite amafaranga se kano gasa ufite amafaranga wimporaho amafaranga ninginda kumutindi sha umva cyakoze karakazi nari nkababaye ariko nubwo nakabonye gafite umugege nyinshiri cyane ese ko nabonye boss atarimwe ndeba neza twiriwe turi gukorana ariko boss ntabwo arimwe ndeba neza sinzi ikibazo ahantu kiri kandi n'ikindi ndakora ku mafaranga nkabona arimo arandeba cyane na mbega nagira ngo ndashyibira agahita yihutira kureba cyane se burabazi ko namwiba nkapima ibiro byinshi se nkabiha umukiriya kugira bingeze kuki ako bibaho ababosi bibaho igihe cyo ngomba gukomeza wenda n'ubunyangamugayo bwanjye nkakomeza ngiye nkakora akazi mu bunyangamugayo ibindi ubundi ahubwo se buriya umushahara zamemba wo baranga 1000 ku munsi 30 ku kwezi ayo sinyakorera reka wabugura yo sinayakorera ari mwikize byonyine agahumbi gahitanya Kanores bakangarura desi nako mwivugo y'uyu munsi n'ubudesi amafaranga yo muri nicyo kora nkubise nka bibiri yo nayemera kuko 260 ku kwezi ese bwo mu rugo bazarya ngaho cyacyo kora ndacyafite akazi ko gukora ese ubundi madamu we madamu nawe sinzi bye cyakoza uko byasa kose kari akazi no kugumya nkagakora ko nakundi none se ko nakatse mbabaye niba adafite na gahunda yo kunyuruka rose umuntu warakaye kugera amene kajeni wagira yabyimbye cyakora abantu banini baranasetse hana yanjye cyakora umuntu arakira kanabingana uriya mugabo arabingana ariko reka ndeka amagambo amugare naje kamera nk'abarayavuga muri karitso wakayogoje aho kambe nibugenza madamu arabaza mbe ndi gutembera hano haruguru nkakudefiriza umva kuri bayavuga nyine ariko garuka nkoreho garuka uzika dingisa ikibuno yadingisa igituza nkahita ntuza ye baba we mbega umugore barayavuga mvuye mu byanjye kwirirwa nirukanga inyuma y'umugore wa Rwabuguri ndabiretse uyu niwe mugore kamukurikira burya ari umuntu
nuko rero dore ngiye ku bagabo haruguru umugabo rwa buguri n'umugabo bita barayavuga rwa buguri barayavuga wa undi njye meze nka yamana rero cyangwa gugatama nta makuru ubona ntayo uzi rwose rwa buguri yafashe akaguru kabarayavuga yagafashe hafi kugasosoramo yamufashe buhene ndavuga se noneho kandi barayavuga arimo araziriki ubwo barayavuga ngo nimba ngo hari umugore ngo yabonye ngo ufite ngo amabuno ngo agenda ngo yigira ngo gutya ngo gutya nuko rwavuga ati nyamuneka barayavuga ati ariko kuma muvuga ngo mbavugira abagore banyu ngo munga abagore banyu ngo ni ibituku ngo nabonye umugore ngo ufite ikibuno ngo ngenda gukimanya yabaye kamembe ubwo rwavuga nawe ati nyamuneka vayo mbona ahubwo byakaze nuko mbaciyeho ruguru iyo ngiyo ndavuga ati mwaka byamureka nigende ndabona barayavuga barayavuga nyine nuko ariko rero tukiri kuri iyo ngingo no guciyemwiza barayavuga mu ikaritsiye barayavuga abaye kimomo pe aho uratambuka ugasanga abagore bari kuri barayavuga watambuka ugasanga abagabo bari kuri barayavuga buri munsi barayavuga muri ikaritsiye tuzamukore umuntu w'umugabo agenda n'umuntu wo kugendera ku muntu usigaye umuruta neza ibintu turaza kubyigaho barayavuga arimo aradusebya wahagaze tukajyana ko duturanye ariko wahagaze tukajyana nyamu bawe we esha barayavuga narigenje uyu nguyu yaracitse pe umva ko barayavuga nigenje nahindutse ingoma z'abakuruzi noneho uriya mbonye ankubise bwa mbere nkimurambagiza uyu nguyu yazanyicira mu nzu ninanamugeza no mu mago urazajya amara nkubita azamuhindura ingoma y'abakuruzi ariko reka nkwiye paka ngeze no munsi y'igitanda cye ariko ikintu ngomba gukora ni kimwe nzamuhimisha kumuha amafaranga ahagije muhimishe kumugurira noresi za buri munsi zihoraho iriya tika zarigabanya barayavuga ubundi niko nabaye kambanze numve ko urufito rwanjye rukirimo bunzi mbanze ngende mutemo 1 2 3 4 uyu munsi agomba kurara muri noresi nturiya rushya mpaye nanjye uyu munsi ndafata ku bintu mato ahubwo reka umusanzu ako se ko utavuga wowe bimeze bite mvaho ndagiye shamba bite byawe ugiye he ako se waretse mwana waretse tacika ariko oya ariko ngwino ako se ubundi rwabugure kaje mvanze nkubaze mwana ko mwifitiye ibyanyu muhora muvuga ngo ngenda mbunzurunwa ku byanyu mwetse nkakurikira ibyanjye mwana aho nturi kuvuga ura mudamu turi hariya ako waretse tacika vuba ura mudamu turi ariko se ako waretse tacika reka tacika kandi nkubwiye reka nkubwiye je mva abantu buri kurukura n'ubu bazi hakomeye utaramenya gutereta arimo aragenda agira gutya nanjye ndaguye ibyo se nibyo bareba yahagaze reka ibyo nibyo bareba yahagaze bana ese avayo nagiye n'umubwire ariko arancika ndahazi ahantu aba ndahazi urimo uri kwiruka inyuma y'umuntu ndi kubona wagira ngo ufite n'ibitaka wagira yanaguhondaguye niwe umva nabonye umugore kwisi hose muri iyi karitsiye hehe no kongera kujya kureba bari abagore banyu bameze nk'izo uwanjye wameze nk'ukwezi urumva none se ubona abonye ameze nk'ukwezi ayisaba nk'ukwezi utaranamubona ahubwo bw'intizo udatuma ncika mwana ngaho genda tuzaba tubarerwa genda wowe byanyu ndabizi ubundi kuva kera uko mbizi umugabo wagiraga ntabwo babonye ko kananura nicaye barayavuga bamuhubuje amaguru bakajyana bariho mama makuru yawe na barayavuga rero mubona hariya ntiwamenya icyiciro ahagaze barayavuga nubwo mubona aradufitanye bifu bamwe mu bashatse gusimbura ku rugo rwanjye ari umuntu w'umugabo ariko biranga ntirwahirima bitewe nuko asanze rukomeye no kugira n'inshuti n'abavandimwe
barayavuga rero tugeze gutya turacakiranye dore ko ducakiranye bazi ko ngiye gukubita bitewe n'amagambo ducakiranye noneho mbona atari uwo gukubita kuko mbona ari uwo kuganirizwa yasaze yiruka barayavuga ugiye hehe ati ndekura ati mbonye igitomato ati mbonye igenda ati amakwisi ati uzamabuno barayavuga koko ati babo ati intege ziri hariya ati ziriya zo ati nanjye ati ndahita nunga umugore baravuga uratunga umugore nimuranaganira imyenda bayanduje ngo ubwo ngamaze no kumukubita uwo mugore arimwo yirukanka inyuma n'ubundi yamaje kumudiga barayavuga aranzawe barayavuga pe barayavuga aranzabaye barayavuga ariko noneho ndumiwe na n'ubu ngubu aransize amufashe akaguru ewa umva n'inkweto nyimutera arimo yirukanka yisamishije amano arirukanse aragiye siniwe mukurikira ngo ndebe barayavuga ko karanzabaye barayavuga muri quartier ariko se uriya magambo kagere rusebya tujye tubwizanya barayavuga tuzamukorera barayavuga rero ikintu mbona barayavuga niba yatumirwa mu nama ye wenyine niba byagenda biteye ndabumva ari inama y'abagabo yiwe wenyine ubwo niwe umugabo buriya rero akaza tukamwicaza tukamuganiriza kuko rwose mbabona wapi ari ikintu kibaho cyitwa akagoroba k'ababyeyi akagoroba ntabwo kakitwa akagoroba k'abakora n'akabagabo asigaye kitwa akagoroba k'ababyeyi kandi burya n'ababyeyi n'abagabo natwe turi ababyeyi twese turi ababyeyi ubwo rero ikintu kijya mbere barayavuga buriya ntabwo akiri umuntu wo gutumirirwa kwicara ahubwo reka tuzamutumire mu nteko aze barayavuga tumwicaze tumuhanire mu ruhame niko bimeze tumuhane rwose yongera kurengaho akagenzwa n'amagambo ubwo amaguru wagira ngo asigaye yasiga mu rugo akagenda ubundi naramwitegereje ndamureba none se basi barayavuga umuntu azamushyikirize ribu imukubite byibuza nk'amezi nk'ane nta byaha afite kuko ntabwo afite ibyaha byo uriya se arabura ibyaha uriya ahubwo barayavuga uriya ntabwo ari bubura ibyaha inzira atangiye none niba yakubiswe n'umugore icyaha niyakinjiriye ariko niba atamukubise we nta kibazo niba umugore yamukubise akamureka ntabwo njyewe ukuntu nabamye ntabwo yakandura kuriya atagerageje kurwana bibaho se si iyo bagerageza kurwana gukomeza none yamukubitiye iki yamukubitiye iki buriya nyine nimba ari ayo mugendaho wenda mutereta wenda nyamugore uwo nguwo adafite gahunda yo guteretwa cyangwa se adafite gahunda n'uwo muntu babonanye ari ubwa mbere si icyo yamukubitiye icyo si icyaha gutereta umuntu atabishaka akakwereka yuko atabishaka rimwe gatatu akwereka ko atabishaka akagerekaho kugeza aho umutereza kurwana icyo ni icyaha gihanirwa mu muryango ariko niyinjirira cyane ariko umuryango we usibye ko mwabyoroshya nk'imiryango mukamuhana mu muryango mumufasha mu mikandara mukamugeza ku murenge akagezwa ako kuki mu kibari ibintu bya kera nk'ibyubu ntabwo rero akamubwira sibyo buriya umuntu iyo ari umugabo nawe ntahari abagabo ntihapfa abantu sibyo mureke dushyireho akacu wenda wowe murahura ngo mukesura nje tutesurana ubwo muhura akakwepera no mu bigori arankwepera mu bigori ariko ikosa rikomeye we na Pascal arangiza mumeneraho ibirayi Yesu we yamukutanye ahubwo yamukutanye ibirayi nta n'iminsi itanu ndamara hano nta n'iminsi ibiri